nibyo ikipe ya Real Madrid yasabye ingufu nyinshi cyane nyuma y'igihe cy'uko sezishize yose yarangiye Barcelona batsinzemo match enye zose. Cyari ikibazo gikomeye cyane rero kongera gutangira indese zo batsindwa byari guhita bishyira igitutu gikomeye cyane ku kazi k'umutoza XABI Alonso wari kuba nta cyahinduye ku byari byarananiranye n'ubundi kuri Carlo Ancelotti, kikanaba n'igisubizo cyo kuvuga ngo okay twe nka Barcelona n'ubundi amahirwe y'igikombe turafite kubera yuko niba dushobora gutsindira Real Madrid i Bernabeu dufite imvune nk'izo Barca yari ifite notama abasore Lewandowski ndetse na Rafinha ndetse na Dani Olmo byabahaga ibisubizo bike cyane kuri bench. Ahari byara kuvuga ngo ni ryari se bashobora kudutsinda ko niyo tutuzuye niyo turi wabo niyo bahinduye umutoza ni ibyo bakora byose. Donc byari kuba bigaragaye yuko ntacyo byigeze bifasha Real Madrid. Rero umuntu wa mbere wahabwa credit mu byabafashije muri iri joro akaba ari umutoza wayo XABI Alonso wabaye umunyabwenge cyane mu buryo yapanze ikipe ye. Ubwenge bwa mbere yagize no kubanza kumenya icyo Barcelona irusha andi makipe ku mugabane w'Uburayi. Barcelona ifite mediane nziza cyane by'umwihariko mu bijyanye no kwiharira umupira cyangwa se possession. Ibyo n'ubundi ntago byigeze bihinduka ko n'ubundi ugiye gufata icyo bita statistique cyangwa se ibyaranze umukino n'ubundi Barcelona possession hari imbuga zageze ya 68% ziga Real Madrid 32%. Ariko ibyo nanone hari ikintu gisa n'ikinyuranye nabyo wumvisha bihariye umupira cyane batekereza ko aribo bagize uburyo bwinshi bw'ibitego biratandukanye cyane kuko mu buryo bushoboka 23 Real Madrid yaremye 10 yabuteye mu izamu mu gihe Barcelona mu buryo 15 yaremye 6 ari bwabashije gutera mu izamu mu gihe Real Madrid yakoze corner 12 Barcelona yakoraga corner enye gusa. Birakwereka rero yuko iteka ryose mu mupira iyo umuntu apropoje uburyo bw'imikinire runaka nawe ushobora gupropoza uburyo bwa bucubya cyangwa se bwa bubuza kuba bwagera ku ntego kandi bigakunda. Nari mvuze kuri tactique ku mutoza wa Real Madrid yarafashe icyemezo cyo kuzanamo abasore babiri bakinira hagati mu kibuga bose nk'abarekiperateri ubwo ni Lamin ndetse na Kamavinga. Hanyuma afata ikindi cyemezo cyagoye abantu benshi kumva uburyo aba bakinnyi bagiye gukinana ubwo ni icyemezo cyahurije mu kibuga umusore Jude Bellingham ndetse n'umusore Arda Güler. Reka tubanze tufasha abantu kumva ufashe kuri kano kantu akwinjizemo neza ndumva ari bwo uri buhita gasobanura neza. Uvuga ngo ikipe ya Real Madrid mu gupanga formation yayo yakoze formation ya 4-1-4-1 niko formation yari imeze. Uvuga ngo icyo warugezeho ni umuntu bita Arda Güler n'umuntu bita Jude Bellingham. Uvuga ngo muri bane uvuga ngo abarekiperateri babiri yarafite uvuga ngo imbere ya defense yahashyize obita Kamavinga. Lamin abwo ni Lamin ahubwo yego ni defense hanyuma azamura Kamavinga right winger. Yego yagiye kuri Instagram yaravuga ati new position unlocked right winger ashyiraho trebye akina kuri 7 abita kuri 7 ariko nyine mu buryo bw'imipangire uvuga ngo mu buryo bw'imipangire byagaragara muri formation yari 4-1-4-1 mu gihe formation ya Barcelona yari 4-2-3-1. Nuvuga ngo warugeze gusobanura uburyo bw'abantu noneho uburyo bahuriye mu kibuga ubita Arda Güler na Bellingham na Kamavinga abo bari bane nyine na Lamin wa kane bari bane. Hanyuma imbere yabo harimo arakina ubita Kylian Mbappe. Nuvuga ngo nari nibagiye Vinicius. Nuvuga ngo bane bari Kamavinga Arda Güler Jude na Vin ya nibyo. Hanyuma ubwo warugeze kudusobanura nyine uburyo bw'imikinire uburyo umutoza yagiye domina undi bijyanye na formation zo kwa bakinnyi bari bagara mu kibuga. Nibyo ikintu cya mbere nuko mu buryo ikipe ya Barcelona ihagarara birasa naho iyo uburyo bwo kuvuga ngo irugarira cyangwa se iradefanda kubera yuko ibifitemo batatu muri mediane yayo niyo dushaka gutinda gato ibifitemo Pedri ikageramo Frenkie de Jong ikageramo ndetse na Firmino Lopez wari waje gukina kubera ko yari amaze n'igihe yitwara neza muri iyi minsi. Abo batatu Barcelona nibikoresha kenshi ikagumana icyo bita umupira nyine possession binayigeza kuri 60 na kangahe kwijana. Ariko iteka ryose kubera yuko aba bakinnyi batatu bose bahuriye ku kintu cyo kuba offensive minded cyangwa se bose bafite igitekerezo cyo kuba ari abakinnyi bakina basatira izamu cyangwa se bafasha mu kuba abatembereza umupira bawujyana mu bakinnyi babo b'imbere. Bivuga ngo ikibazo cya mbere
Barcelona yagiraga iyo yatakazaga umupira nicyo Real yari ikomereyeho. Ubwo ni kuri ba bakinnyi babiri twari tumaze kuvuga, Arda Güler ndetse na Jude Bellingham. Arda Güler mu buryo bw'imipangire wabonaga ko asa n'uwahengamishijwe ku ruhande rumwe, urundi ruhande ruriho Vinicius Junior. Umukinnyi ukoreshwa cyane muri Real Madrid iyo basohora imipira cyangwa se iyo batanga imipira, kuko bazi ko azi kwihuta, afite pace, afite umuvuduko uri hejuru, aba ari Vinicius Junior akenshi. Ariko Arda Güler barabizi ko si umukinnyi mwiza cyane mu gukinira ku mpande, kandi nanone ntiwavuga ngo Jude Bellingham arakinira ku 10 n'uyu musore akinire ku 10 bombi bahurire ku mwanya umwe ari babiri, byari kuba bigoranye. Niki rero umutoza wa Real Madrid yahisemo gukora kandi cyabaye kiza cyane. Iyo Real Madrid yabaga idafite umupira, kubera Jude ni umusore muremure ufite imbaraga, yagarukaga hagati mu kibuga, ariko hagati nyine agasanga Lamin na Kamavinga na Jude Bellingham bakaba batatu bagiye kurwana urugamba rwo kureba ukuntu barekipera umupira cyangwa se bakwaka umupira. Hanyuma uruhande ruca umusore yitwa Balde ukunda kuzamuka, uruhande rukomeye cyane rwa Barcelona, bamukurikizaga uyu mwana Arda Güler, bakamubwira ati wowe ugerageza ukora ibishoboka byose uko Balde arabagerageza kuzamuka, kandi urabizi neza ko uruhande Balde ariho ni naho hantu hari intege nke za Real Madrid, kuko niho Fede Valverde yakinaga bamuhengetse kuri kabiri. Babwiraga Arda Güler guma ku murongo neza ujyane na Balde, ntumuhereze icyo kintu cya freedom cyangwa cy'ubwinyagamburiro. Ndasobanura impamvu ya Balde cyane. Iyo Balde barimo baramusohorera ku ruhande rw'imoso, Barca igiye gusatira, babagira ngo bakore icyo bita rest defense y'abakinnyi batatu, babagira ngo basige umudefenseur yitwa Eric Garcia na Kubarsi na Kunde, kuko Kunde nawe buriya ni umusenta baka ushobora no gukinishwa kuri kabiri. Nango umutoza ahitamo gusiga abo batatu inyuma, basubiremo Garcia, Kubarsi na Kunde, nk'abacubya kwataka kwa Real mu gihe yabaka umupira igiye kubakoramo counter attack. Hanyuma agahita afata abandi bakinnyi bose, ubwo n'uguhera kuri Balde mu binyuma, kongeraho batatu hagati barimo Lopez, De Jong na Pedri, babaye bane, kongeraho Rashford, Torres na Lamin Yamal, ubwo bakaba barindwi. Ni barindwi bari kwataka kuri batatu basigaye. Kuki ari bwo buryo Barca ikinamo. Barca twese turabizi ko kugira ngo igutsinde nuko igomba kugira abakinnyi benshi mu kibuga cyawe. Impamvu igomba kugira abakinnyi benshi mu kibuga cyawe ni ukugira ngo ibashe kokipa espace cyangwa se ahantu hose ashobora kuboneka umwanya bashyiramo umupira habe hari abakinnyi babo. Kuki bagomba gushyira abakinnyi benshi mu kibuga cyawe kugira ngo bize kubafasha nyine ku mupira wabo ahantu hose habonekamo umukinnyi. Nuko Barca idakina icyo twita je direct, nuko Barca idakina ivuga ngo uvuye inyuma direct ugiye imbere, abagenda bubaka gahoro gahoro. So iyo ushyitamo gukina amapase magufi nk'ari ya Barca ikina, ugomba kugira abakinnyi benshi nyine kugira ngo umukinnyi ufite umupira abone ibisubizo byabo yapasa, kuko equipe bari guhangana nayo iraza byanga bikunda gushaka ukuntu imwaka umupira. Ibyo rero nibyo biri guteza ikibazo muri Barcelona ubu ngubu. Ni ikibazo giteye gute? Ni ikibazo cyitwa kuvuga ngo when we are out of possession dukora iki? Iyo umupira tutakaje twitwara gute? Ubwabyo urumva ko hari abakinnyi Barca yakoreshaga mu mikino yashize bafite profile zitandukanye n'aba yari ifite uyu munsi. Urugero nka Rafinha, hari ukuntu bakinaga bakazamuka bahererekanya gahoro gahoro, ariko babona nk'uburyo bwo kuransa umupira muremure bakawujugunya mu mugongo w'abadefenseur ba Real Madrid, Rafinha akiruka akaba yafinishinga agatsinda. This time byaro kubaka gahoro gahoro bapasanya, ari nacyo cyatumye na Lamin babura cyane. Icyo Real yakoraga ni iki rero? Real yagendaga igakora iyo block irimo Valverde, irimo Militao, irimo Dini Huijsen, irimo Carreras, bane b'inyuma bakaguma inyuma, igahita igira wa Arda Güler. Mumwibuke nababwiye ugomba kuba ari kumwe na Balde, kuko Balde ni threat ikomeye cyane ku ruhande rwa Barcelona. Batakiri ibumoso ariko bashaka kuza kureba ukuntu uza kuhashyira ingufu ugiye gukura y'umupira, kuko no hango abakinnyi bamuvinga naho umupira uri kujya. Barca rero isora umupira kwa Balde. Iyo usoreye kwa Balde abakinnyi baramanuka ba Real Madrid bakajya gufunga iyo zone irimo Balde. Barca igahita ikora icyo bita transversal, igafungurira ikibuga baro ndende kwa Lamin Yamal, kuko bari ku rundi ruhande. Nohango Balde bari ku ruhande rumwe na Rashford. Hanyuma Lamin Yamal ari ku rundi ruhande ari kumwe na Kunde, ariko Kunde yasigaye inyuma, Lamin Yamal ni wenyine. Iyo rero babonye bamaze kubakurura kwa kundi bari gupasanya Lopez, Frenkie de Jong, Balde, Rashford, ako gace iyo zone y'ibumoso, iyo bamaze gupasanyaho cyane mukagira tendency yo kujya muri abakinnyi ba Real kugira ngo mujye gushaka umupira, bahita bawugara hagati bakawa Pedri agafungura ikibuga agahita pasa ruguru kwa Lamin Yamal. Niho Lamin Yamal rero yisanga ari muri situation z'umukinnyi umwe wa Real Madrid witwa Carreras,
kuko Vini nawe ukina kuri urwo ruhande wakabaye akora couverture. Vini nawe akinira imbere muri Real Madrid ntabwo nawe agaruka mu batanga support cyane inyuma. Bivuga ngo Lamin inshuro zose yagiye akina na Real Madrid kimwe mu bintu byamworoheraga nuko yabaga ari buze gufesinga umukinnyi umwe, yisangaga Vini yagiye imbere hanyuma agasanga asigaranye umudefenseur umwe wo guhangana nawe bikamworohera. Ino nshuro rero ubwenge bwa mbere bwa Ancelotti navuze sorry bwa Alonso navuze ngo nukugira abakinnyi babiri barekipera. Umukinnyi witwa Kamavinga akinisha imoso, yarari hagati mu kibuga, yafatanyaga na Carreras bagakina couloir iriho Lamin Yamal kuko niho yasohokeraga. Umva ni babiri, ni Carreras umudefenseur na Kamavinga wari uri hagati yabona bahaye umupira Lamin akajya gusanga Carreras bakaba babiri, umwana ari umwe bikabanza bikamugora. Wibuke ko umufasha kuri kabiri wabo yasigaye ni kundi. Hanyuma ku rundi ruhande Barca tuzi ko isorera imipira mu mpande, mu gihe umupira bawuzanye uri kumwe wenda na Barde na Rashford, Arda Güler bagari kumwe na Valverde nabo bari kuri urwo ruhande bahafunze. None Barca igashaka kugarura baro hagati, igasanga n'ubundi Real hafite babiri bafunze, Chouameni na wa Jude Bellingham wagarukaga hagati Real Madrid dafite umupira, nayo ikasanga abakinnyi babiri. Ikintu cya mbere cyagoye Barca kitanayihaye n'uburyo bwo gutera amashoti menshi mu izamu cyangwa no kubona ishoti akuruto wenda ngo uvuge ngo hari amasevo yatari yakoze. Nizo block ebyiri, ni block iri muri mediane yabo bakinnyi ngarutseho Arda Güler, Chouameni, Kamavinga ndetse na Jude Bellingham. Hanyuma hakaba na block y'abari inyuma bane irimo Fede Valverde, Eder Militao, Hussein ndetse na Carreras, batatumaga Barcelona cya kindi bita espace zo gucishamo imipira. Niba ari abakinnyi 8 ba Real bari mu kugarira, uri kumva ko Barca yo isohora barindwi bajya kwataka, urumva ko at least ku munzani Real ifite umukinnyi umwe uri kurenzaho. Igisigaye ni ukujera amasituasiyo gusa, umukinnyi acungana n'undi aho barigiye. Abakinnyi ba Real niba hari abakinnyi babiri ba Barca babiri ba Real bakaba bahari na extra player bafite kuko ni 8 kuri barindwi, donc bakagenda bajera urwo rukuta rwabo cyangwa se izo bloke zabo zidahungabana ngo zigama espace Barca yacishamo imipira batsinde. Iyo Real yafataga aricyo Barca rwaye cyitwa out of possession, mwagiye mubona offside menshi cyane kuri Real Madrid gatsinda ibitego bakabyanga. Kariya kantu Barca yazanye kitwa offside trap, kariya kantu k'umutego kurariza rimwe na rimwe kanayikorera ubundi kazayigora. Ubundi mwaka ushize bari afite umukinnyi mukuru uyobora iyo defense witwa Inigo Martinez, baramugurishije muri Saudi Arabia kubera ibibazo by'amafaranga. Muri iki gihe Araujo akaba ari mukuru byibura ntago ari muri forme. Harimo defense y'abajene bakiri bato, twese tuzi Eric Garcia yakiri muri Man City, yari umukinnyi w'umubencheri, ntabwo ari wa mwana wavuga ngo ufite experience ahatari ku myaka 24, ku Barca aracyari muto cyane rwose, n'umwana w'imyaka 18. Ubyumvise ntabwo bari bagera experience yo kuba ari beza cyane mu guhangana n'abakinnyi babiri Real yabaga yasize, Pes ya Vini ndetse na Kylian Mbappe wari uri kubasha noneho gutrackinga cyangwa se kubarana n'aba bahungu uburyo agomba kuza kubacika. Niba babonye igitego yatsinze ni umupira Jude yamuhaye, Jude umupira wahawe na Kamavinga, Jude arahindukira kwa kundi baba bahagaze abadefenseri hagati yabo harimo umwanya Garcia na Kubarsi wa mwanya uri hagati y'abadefenseri, niyo Mbappe yaciyemo yiruka, umupira uraza uhita umusanga ahita agenda arafinishinga. Ngo icyabaga kigoye nuko Mbappe ataba ari muri offside bamupasa umupira gusa, naho ubundi inshuro zose ashobora kubona atari muri offside n'ubundi ari kubatsinda ibindi bitego. Urebe n'ikindi gitego Real yatsinze, Barca n'ubundi yagize ikibazo cy'abakinnyi bayo kuko Sama Costo Real nanone yatatse irazamuka bageraho Eder Militao yisanze mu kibuga cya Barcelona mu rubuga rw'amahina, bahindura umupira awukubita umutwe awugarura mu izamu, usanga Jude ahagaze wenyine asunikira mu izamu. Ariko wabanza ukibaza iyo action yo gutera baro deuxième poto Eder Militao ikagaruka imusanga agahita yisunikira mu izamu. Yagaragazaga nanone uburyo kutagira Araujo na Inigo Martinez bari beza mu kirere bamacinga igihagararo cy'abakinnyi ba Real Madrid, nacyo cyabaye threat ikomeye cyane kuri Barcelona cyangwa cyayigoye cyane. So mu magambo magufi rero Real Madrid yabaye nziza kurusha Barcelona, imibare twayibonye mu buryo bw'ibitego, mu buryo bw'amashanse bakreye, ariko tactically tubyamverupye mu magambo magufi kugira ngo umuntu agire icyo atahana cyitwa take home. Barcelona fata iyi nteruro ari utahana. Barcelona ibishaka gukina
ikakurusha umupira icyo bita possession ariko ifite ikibazo cy'icyo twita mu mupira balance cyangwa se nukuvuga ngo ubwirinzi cyangwa se rest defense yabo abakinnyi basigara inyuma bavuga ngo ese ko dushoye barindwi kwataka abo baduhindukirana abatatu bacu b'inyuma aribo Garcia Kubarisi na Kunde babasha guhangana n'aba Real Madrid. Mu yandi magambo ubwiza bwa atake ya Real mu gihe ibonye umupira bwari bwiza cyane kurusha defense ya Barcelona kuko Barca ikibazo cya defense kimaze igihe ariko nanone ubwiza bwa atake ya Barca mu gihe cyashize na mediane ya Barca twagiye tubona mu gihe cyashize Real yaburindishije kubategerereza mu kibuga cya Real Madrid igakora amabloke abiri bane hagati bane inyuma bigatuma abakinnyi ba Barca batabasha kubona aho bamenera. Mu yandi magambo icyatsindishaga Real muri sezo zashize yashakaga gufungura ngo ikine yatakane na Barca bya bindi ngo bya omboka reka dufungure mugende natwe tugende mufungure natwe dufungure bakarushwa kuko Barca ni nziza cyane mu kijyanye n'uburyo nyine yiharira umupira ariko iki gihe bari bemeye icyaha baravuga ngo ntitwashobora Barca gukina nayo umupira n'ubundi yagize 68 reka twe tujye twitegereza hanyuma ducungane n'abakinnyi bacu imbere beza Mbappe ndetse na Vini twajugunyira imipira na Jude Bellingham. Abantu bajya bibaza impamvu rimwe na rimwe umutoza azagahindura ibintu kandi abakinnyi batahindutse. Buri mutoza agira filozofi ze kandi kuzubakiraho bijya bitanga umusaruro. Uyu mutoza Alonso amaze iminsi iyi exercice arimo arayikora ntabwo yayapuritse kuri match ya FC Barcelona gusa ngira ngo abantu babonye match ya Real Madrid itsinda Getafe cyari kimwe ku busa byari bigoye cyari igitego kimwe ku busa. Chouameni nyuma y'iyo match interview bamuhaye urumva amacano yo mu Faransa akunda kubaza abafaransa iyo bagize imana bakamubona. Chouameni barambaje bati tubwira uruhare rwa Arda Güler muri iki kibuga bari batsinze Getafe igitego kimwe ku busa ubona byagoranye aravuga ngo ni umukinnyi mwiza uri flexible iyo afite umupira ariko iyo nta mupira afite ni umukinnyi udufasha mu buryo buri defensive ni Arda Güler abantu bazabona ari umukinnyi nyine kubagana ashaka ibitego ariko mu gihe cy'ubwugarizi ni umwe mu badufasha cyane kubera ko agira work rate iri hejuru n'uburyo bwo kwihuta no kwambura umupira igitego Mbappe yatsinze cya offside niwe wambaye baro ahita yijugunya kwa Mbappe ku kanya. Ikindi banakoze iyi exercise nanone bayikoze kuri match ya Juve ejo bundi igitego kimwe ku busa nabwo the same last night sorry gato ntabwo ari we watanze assist oya ndi kuvuga Mbappe yaratsinze cya offside yari yambaye baro yari yambaye ngo Arda Güler ubwo buryo nibyo twavugaga nyine mu buryo bw'imipangire ya 4-1-4 byavugaga ko n'ubundi mu bantu bane bari imbere abo bane bo hagati harimo babiri bafite inshingano ziri defensive kongeraho n'abandi babiri bari buze kugira inshingano ziri offensive aribyo nyine uvuga ngo buri gihe nta na rimwe ikipe ya Barcelona yaje kwisanga iri libre bwa bundi buryo bwo gukora amatekons uko biboneye mu buryo bworoshye cyane ngira ngo ikindi ubwo twajyaho ni icyo gihe nendaga kukubaza hari ibyo mu kanya Rugaju yavugaga ndakanota nyine kugira ngo ntamuca mu ijambo. Umutoza w'ikipe ya FC Barcelona Hans yarabizi ko afite abakinnyi babura barimo Rafinha barimo Robert Lewandowski ubundi urebye muri la defense hari n'imipira caracaye cyane imbere y'izamu ry'ikipe ya Real Madrid kuryo hareba ukavuga uti wende yaza kuhaba hari ikindi twakabaye tuvuga na Dani Olmo yego ariko agahitamo gukomeza gukina ya Highland Defense byo ni byaba ari muri bimwe kwizirika kuri ubwo buryo bw'umutoza Hans Flick byatumye bamumenasa kuko n'undi yagumye kuri ya systeme ya 4-3-3 yagumye kuri systeme ye ngira ngo ikintu cya mbere rigoga mbere yuko Barcelona ikiniye match urabizi ko Hans Flick yabonye ikarita y'umutuku yego ndetse Barcelona yanandikiye La Liga yisaba ko iyo karita yavaho biza kurangira n'ubundi La Liga ibahakaniye urabizi ko Hans Flick ntabwo yatoje bamubonaga mu birahuri yarari mu birahuri hejuru hatoje umutoza wungirije noneho nuvuga ngo ikijyanye n'uburyo Barcelona isanzwe ikina ntibigeze bashaka kugihindura bakomeje gustikinga batekereza ko n'ubundi ikipe ya Real Madrid bari buze kuyiprofita muri bwa buryo bwo kugira abakinnyi batajya baza kuyifasha cyane cyane ba Vini na Mbappe ni beza mu buryo bwo gusatira ariko
ntabwo ari beza mu buryo guhuza gufasha cyane cyane mu gikipe irimo iratako. Bakomeje gutekereza basikinga kuri ubwo buryo. Wibaze ko Barcelona kubera ibibazo by'abakinnyi ifite bagize ibibazo by'imvune. Fermin Lopez uyu munsi niwe mukinnyi niwe ngenderwaho mu mikino ibiri afite ibitego 4. Uwo bita Marcus Rashford basigaye bajya gutangaza abakinnyi bagomba kuba bahagarariye Barcelona. Rashford akaza imbere kubera ko niwe ufite imibare myiza sofa muri iyi minsi. So nwango rero bafite ikibazo cya effective ariko nanone gustikinga ku mitekerereze y'umutozo. Urabizi abadage ntibajya bapfa guhindura. Yakomezaga gutekereza ko n'ubundi abakinnyi ndi buze gushyiramo baraza kugira ibyo bahindura kuko yakoze n'amaramplacement menshi ariko atigeze atanga umusaruro rwa Barca. Ni imwe mu nabonye n'abantu bakomeje ko bitubaza kuri YouTube. Kimwe mu bibazo bikomeye Barcelona ifite ntabwo ifite effective. Izi mvune zaje ari ikibazo gikomeye. Urumva kubura Olmo, kubura Lewandowski ndetse na Rafinha rwose ntawabura kuvuga ko iyo babagira wenda babiri bashoboraga kubanza mu kibuga hanyuma muri aba babanjemo donc yari kwifite nk'abakinnyi batatu beza kuri bench. Wanabibona no mu buryo basimbuje kimwe mu byo Real nyine yagigiramo umugisha. Real Madrid byibura ashobora gukora remplacement zirimo umusore nka Brahim Diaz, Carvajal, Rodrigo, Garcia ndetse na Dani Ceballos. Real byibura yazanye abakinnyi batanu ubona ko bari ku rwego ruzima. Ariko nka Barcelona kuzana Araujo muri defense, kuzana Casado, kuzana Gerard Martin ntabwo ari ukuvuga ngo nabakinnyi wenda babi cyane ariko sizo remplacement yakifuje yagira Lewandowski na Rafinha na Dani Olmo. Urumva nka Rafinha yagomba kubanza muri Rashford akabari bench. Urumva ufite igisubizo cya Rashford kuri bench no mukinnyi mwiza. Iyaza kuba afite Lewandowski, Ferran Torres yari kubanza kuri bench. Ferran Torres aje asimbuye at least yaba inyongera nziza. Iyaza kuba afite tuvuge wenda Dani Olmo igihe wenda byarakunana Fermin Lopez yari kuzana na Dani Olmo. Ibyo nabyo byagira uruhare ariko igikomeye cyane Real Madrid cyayigize nziza ko sinshaka kuyobeya nk'ibyo abafana ba Barca bamwe bashaka ngo dufate indabyo za Alonso no gutsinda kwa Real ngo tubikubire mu mvune za Barca. Ntabwo ari byo kuko na Real ushaka kukubwira ati natwe rega twahengetse Valverde hati tumaze igihe Trent na Carvajal bombi batameze neza. So ibyo ntabwo ari urwitwazo. Umupira uko uteye ni kumwe. Umupira uko wanarizwa plan du jeu umutoza kuko ngo umutoza wa Barca ngo yari yahanwe ngo atari ngo kuri bande touche ngo ari hejuru ngo byagize urare runini cyane. So niba atarashoboye no gukontorora umujinya yari afite muri match ishize wakwibaza icyawumuteye kugera ubwo abona iyo karita. Iyo frustration yagize kugeza abonye igitego masegonda yanjye ni ikibazo cyo kuba adafite ikipe imeze neza muri iki gihe. Kuba ikipe itameze neza wavuga ngo biraterwa n'iki? Si izo mvune gusa nuko Barca ifite n'amafaranga yo gushora ku isoko. Impamvu itari yafite nuko Barcelona yagize ibibazo byo kujera umutungo nabi mu myaka yashize kugeza ubwo isigaye ijya kugura bakayibwira ngo amafaranga wemerewe yashize nka kwa kundi momo yawe usanga nta gisigaye. Ibyo rero ntiwakwigera uvuga ngo ibyo ni ibibazo bireba Real. Ibibazo byose Barca yahuye nabyo byatumye itaza na squad ikomeye ku kibuga ni ibyayo. Ntabwo ibyo Real igomba kubijyamo. Real ishimira ko yitsinze point 3. Ibyo birahagije. Rugaju ndashaka ko uyu munota tuganiraho ku muntu witwa Vinicius. Imyitwarire mu gusimburwa byatangiye kuvuga ngo imyitwarire amaranye iminsi uburyo ari filistre. Ngira ngo bakaba bari kwihuta cyane kumurekura ariko ikigaragara cyo nuko muri Real Madrid bari babizi ko iki kibazo bazahura nacyo kubera ko Vinicius yari inyenyeri y'ikipe ya Real Madrid yabanje kubanza kwemera kugira ngo babanze kwimika umwami Kylian Mbappe. Ako kantu ntago kabuzemo ariko baza kugaragaza nkaho chemistry n'umundi imeze neza cyane. Uwo bita Rodrigo urabizi ko ariwe babanje gutekereza kuba bagurisha ndetse Rodrigo akomeza gustikinga kugwa mu ikipe ya Real Madrid ariko we yamaze kuba umubencher yaranabyakiriye. Biragaragara rero ko muri Real Madrid harimo ikibazo cy'abakinnyi beza batabona umwanya wo gukina ku buryo nyine bituma umutoza aho aratekereza uburyo yabashakira nabo iminota. Vinicius wakinaga 90 akumva adakwiriye gusimburwa muri mu magambo magufi. Vini comportement yo gusimburwa karakara cyane akabanza kujya vestiaire akaza kugaruka ni ikimenyetso cyuko yagize ishyaka ryinshi ariko asobanura nabi icyemezo atishimiye. Kwiramanta kuri iyi imbere y'umutoza ntabwo ari ikintu cyiza cyo nabagishima. Kwisigira rero muri uyu mukino Real Madrid itagurisha Cristiano Ronaldo tuvuga yuko Barcelona ariko yaragatoye cyo ni excuse zitari zimwe ntabwo ari ikinyamupira. Ekipe wayipanze igatsindwa yatsinzwe keretse igihe cyonyine wabona excuse ni igihe wibwe
abantu bajya iyo bareka wasifuriwe nabi wibwe uba ufite excuse kuvuga ngo nasifuriwe nabi abantu bose babiri hari uburenganzira bwanjye hari uburenganzira bwanjye nambu nayo wakinnye nta kwibwa nta kintu wabujijwe ugatsindwa nyine watsinzwe nuko bigenda abantu bajya bareka twiganire mu rubuga rw'imikino nyine uko match yagenze nubwo dutegereza itaha nta butega undi iminsi ayo makipe n'ubundi azakomeza guhura Mbappe ikipe ya Real Madrid yabonye penalty ku minota 52 si ikosa ryari rikorewe Vini mu rubuga rw'amahina hanyuma rero Mbappe ayiteye umuzamu Sizesni amubera ibamba ayikuramo rwose n'ukuguru n'umukino kandi iyo oya yakujamo ziratandukanye iya mbere niri ahubwo bavuze batanze bakavuga ko bakoreye ikosa Vini yego bakaza kuyanga kuri VAR kandi koko ntabwo yari penalty kuko Vini yakubise ibyatsi sibyo yarandiye ibyatsi none indi ya kabiri ahubwo ni umupira bateye Eric Garcia awukuzamo akaboko batanga penalty Mbappe arayihusha nibyo iyo niyo ya Mbappe hanyuma kandi mu bindi byaranze uyu mukino ugana ku musozo mu minota 10 y'inyongera Pedri yahawe ikarita kabiri y'umuhondo kuyambere ku minota 42 ariko kandi Lamin ahita ahabwa ikarita direct y'umutuku ibi ni bimwe mu bintu byaranze uyu mukino yego Andre Lamin yari umuzamu w'ikipe ya Real Madrid wari kuri bench ikintu cyatumye ahabwa ikarita y'umutuku niyo yagiye gushotora bench ikipe ya FC Barcelona yagiye arahaguruka aravuga ati mwicare muceceke mutuze bamaze izo nshingano nizawe bamuha ikarita y'umutuku noneho watangira rero ikintu bita umwiryane mu kibuga byaturutse ku muntu bita Daniel Carvajal ariko reka mbere ko twijya mu kibuga tubanze duheraho byahereye wango Lamin Yamal barimo barategura match ya Clasico yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze yandika Real Madrid n'abakinnyi baya bashotora ko ari abantu biba barangiza bakiriza yakoresheje amagambo ya steal and complain barabibika wango ari abafana ari abakinnyi ari abatoza abantu bose muri Real Madrid kuko ejo umutoza wungirije wari wanahawe n'inshingano zo gutoza ikipe ya FC Barcelona yanabigarutse yavuga ati ntabwo yagize umukino mwiza atariko na public n'ubundi iri mu byamugoye kubera ko public yibukaga ayo magambo rero abakinnyi ba Real Madrid baragiye bayafata personal bumva birababaje cyane umuntu wa mbere rero wagiye gutera amagambo Lamin Yamal match kirangira ni umuntu bita Daniel Carvajal yagiye amwereka intoki amubwira ati uravuga cyane ajya ugabanya umunwa uwo bita Lamin Yamal mu gihe yasubizanyaga na Carvajal amubwira ati ngwino tugende tujye kubiganira muri dressing room uwo bita Vinicius yari yavuye kuri bench nawe ataza kwataka arabikunda cyane aza kwataka Lamin Yamal aramubwira ati you speak too much talk now turavuga cyane noneho vuga nyuma y'umukino gira icyo uvuga kuri uyu mukino wo bitara Lamin Yamal aramubwira ati let's go inside let's go now amucini amarenga amubwira ati ngwino tugende sigaye kararana n'umusheri wako wazo kabwira ati ngwino tugende tujye muri dressing room tubivuganireho mbwa ati ngwino tubirangirize muri dressing room wo bitara Tibokurutwa aba yinjiye mu ntambara aza kugasunika Lamin Yamal Rafinha abaritambitse nawe yari yambaye yari kuri bench bisanzwe nawe aza muri iyo ntambara Kamavinga ariko na Frankie de Jong nibo basa nkaho bayihosheje babasha gutandukanya nyine Alonso calm down guys batsinze byarangiye so ikintu cyitwa rero uko gushotorana no gushwana byaturutse cyane kuri Lamin Yamal wagiye atangaza amagambo yo kumena ikipe ya Real Madrid mu masegonda abiri ntabwo mpamya yuko Real Madrid yagize comportement nziza kuri Lamin Yamal nakunze maturité ya Tchouaméni ariko igomba no kumuranga nyine Tchouaméni n'umwana warezwe neza wize umupira ariko afite na famille nyine y'abanoble mu Faransa mama wari ari mu ba inspectrice b'uburezi b'amashuri muri France papa we akaba nawe ari umugabo uri mu buyobozi bwa province bari batuyemo ni umwana ubona ko afite akantu ka sagesse kameme kurusha bamwe mu bakinnyi ba Madrid nka ba Vini we yavuze ati kuba yaravuze ngo tumeze ngo nk'abantu donc urabona nk'umuntu wapfushije ati kwa kuntu umuntu aba arira ku kiriyo yagize ibibazo ati tumeze nk'umuntu w'umunyabibazo wapfushije ufite agahinda k'umuntu yabuze atari kwa the same time tukamera nk'abajura niko yabize ngo ni mundas and robbers n'abajura Real Madrid ni ibisambo by'ingufu atariko kandi bakanitatsa nk'abantu bapfushije yabivuze mu kiganiro Pique yazanye nyine ajya akora mu byukuri
we yavuze ati njye nka Lamin uko myumva ati biriya bintu ahubwo biradufasha nk'abakinnyi ati kandi natwe twese tubyibuke tukiri abana match nk'izi hari igihe wazivugaga amagambo ati nta kibazo kirimo rero njyewe mbona ntacyo bidutwaye mu by'ukuri kuba yavuga ibi bintu abababajwe nabyo rero nka Frank yavuze ati navuga ko niyo yaba yaravuze amagambo atari meza ati abakinnyi ba Real habayemo ko exagera surtout umuntu abantu bose bakondanye batangira intambara ni Carvajal havuze Carvajal uri umukinnyi mukuru uyu mwana muhera muri national ya Spain at least warindira match karangira yagera mu rugo yamaze gukuringa ukamuhamagara ukamwatira rero peti reka nkubwire niba ushaka umukinnyi mwiza nkugira inama nka Grand Frère muri Espagne ntukazajya ukora comments nka ziriya zisuzugura brand cyangwa se equipe nka Real Madrid bikagenderaho navuga yuko Real cyayiteye iriya frustration ahubwo rigoga si amagambo y'umwana ko baranamaje n'ubushize ati Bernabeu bazabatwikira igisenge ati ni stade ikomeye ubushize ndiyo twabateye bine uriya ibintu yavuze icyabateye frustration nuko babakubise kanese zishize Real Madrid ntabwo yari itsinze match y'umupira w'amaguru yumvaga itsinze n'agasuzuguro yumvaga niyo bajya no mu ngumi yumvaga ishaka ibintu birenze umupira yari ifitemo ibintu by'imijinya umenye ko intention yari ifitemo ibintu by'imijinya ifitemo ibintu by'uburakari bwinshi ibyo ntabwo ari byiza rero Vinicius akigera muri dressing room akabona telefone ye yahise afata ifoto Pedro igihe yamukururaga umupira yenda kuwuca arongera arawupostinga ngayo nguko ibyo muri El Clasico reka